umuntu udafite inzozi ameze nk'inyoni idafite amababa. Muri make inzozi zawe niyo mababa yawe. Aranavuga ngo intsinzi ikomeye mu buzima ni ukuba munini kuruta ibintu urupfu rushobora kukwambura umunsi umwe. Tekereza nawe ibintu utunze urupfu rushobora kukwambura umunsi umwe. Hera ku mubiri wawe, imitungo yawe, umuryango wawe. Ibyo byose ni ibintu urupfu rushobora kukwambura umunsi umwe. Intsinzi ikomeye mu buzima ni ukuba munini kuruta ibintu urupfu rushobora kukwambura umunsi umwe. Aranavuga ngo ngerageza kwiga uko nshoboye kose kuko ntacyo nzi ugereranyije n'ibyo nkeneye kumenya. Yaranavuze ngo yaba mu mukino w'iteramakofe no hanze yawo itegeko riracyari rya rindi. Ikibazo si ukugwa, ahubwo ikibazo ni ukudahaguruka. Kugwa ntabwo ari ikibazo, ikibazo ni ukugwa ugaherayo. Aranavuga ngo kuva kera umuntu nahoze mpanganye nawe cyane yari ngewe. Hangana nawe ubwawe. Umuntu wenyine uhanganye nawe n'uriya ureba iyo wirebye mu ndorerwamo. Muhammad Ali yaravuze ngo imipaka yonyine umuntu afite niyo yishyiriraho ubwe ku giti cye. Aranavuga ngo nizerera mu idini ya Islam, nizerera muri Allah, nizerera mu mahoro. Ali yaravuze ngo imyaka ni mu mutwe, umuntu asaza nk'uko abitekereza. Niba ibitekerezo byawe byumva ko ushaje, ubwo urashaje. Niba ibitekerezo byawe byumva ukiri muto, uracyari muto. Imyaka ni uko uyitekereza. Aranavuga ngo ntushobora kugumisha ibitekerezo byawe kuguhatana mu gihe uri gutekereza ku mugore. Iyo utekereza ku mugore ntushobora kugira intumbero y'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Ahubwo intekerezo zawe zihora zimeze nk'izisinziriye mu gihe cyose uri gutekereza ku mugore. Ntushobora kugumisha ibitekerezo byawe kuguhatana mu gihe uri gutekereza ku mugore. Muhammad Ali yaravuze ngo niba utari uwa mbere gerageza wigire we, witware nk'aho uri we. Nubwo waba utari mwiza igire nk'aho uri mwiza. Aranavuga ngo nishyizemo ko ngomba kubanza kwicwa mbere y'uko ntsindwa, kandi ko gupfa kwanjye bitagomba kuba ikintu cyoroshye. Ali yaravuze ngo nzi neza ko kugira ngo nsinde binsaba kubanza kubabara. Namenye ko intsinzi yose wageraho muri ubu buzima isaba igitambo cy'ububabare. Nta kintu na kimwe kinejeje wapfa kugeraho mu buzima kitaturutse mu bubabare. N'umubyeyi kugira ngo yibaruke umwana bimusaba kubanza kumva ububabare. Ibise. Ali yaravuze ngo abagore ni umusingi w'igihugu, nibo barema ubuzima bw'igihugu. Igihugu kiba cyiza nk'abagore bacyo. Aranavuga ngo iyo mpuye n'umuntu mushya simbona ubwoko bwe cyangwa idini rye, ahubwo ndeba cyane imbere muri we. Tugomba kwiga guhosha amakimbirane yacu mu mahoro no kubahana. Ali yaravuze ngo mu marushanwa yose hatsinda uriya ukomeye mu mutwe kurusha abandi. Aranavuga ngo ugomba kwishimira abana bawe kabone nubwo baba batagendera mu nzira ushaka. Ishimire abana bawe nubwo baba badakora ibyo ushaka. Ibya bindi twigeze kwiga ngo umugabo nyamugabo nuriya utsindira imitima y'abana be. Kugira ngo utsindire imitima y'abana bawe bisaba kubakunda no kubishimira n'igihe baba bari mu murongo utabashakamo. Aranavuga ngo mu rugo niho hantu ujya iyo wahondaguwe. Mu rugo niho hantu ujya iyo udafite ahandi ho kwerekeza. Mu rugo niho hantu hanyuma birangira ugiye. Gerageza mu rugo iwawe habe paradizo ntoya, kubera ko niho hantu honyine haba hasigaye ubuhungiro mu gihe ahandi hose biyanze. Ali yaravuze ngo inzira yanjye ya mbere yo gutera urwenya ni ukuvugisha ukuri. Kuvugisha ukuri nirwo rwenya rwa mbere rushekeje ku isi. Aranavuga ngo nta mugore uri ku isi yose ushobora kunshimisha akantekera neza agasabana nanjye
akavugana nanjye nk'umugore w'umunyamerikakazi w'umwirabura. Aranavuga ngo uzi impamvu ari njye wa mbere wihuta cyane ku isi mu bafite ibiro biremereye? Nuko ari njye njyenyine mu bafite ibiro biremereye witoreza mu mazi. Ari yaravuze ngo abakristo n'abavandimwe banjye, abahindu n'abavandimwe banjye, bose n'abavandimwe banjye. Ikiriho gusa nuko dutekereza mu buryo butandukanye ndetse tukumva ibintu tukanabyizera mu buryo butandukanye. Yaranavuze ngo ndi umuntu usanzwe wakoze cyane kugira ngo ateze imbere impano yahawe. Aranavuga ngo mu kurinda ubutaragara bw'umubiri wanjye nziririza ibintu 4. Icya mbere ni ingurube, icya kabiri ni soda, icya gatatu ni inzoga, icya kane ni itabi. Ari yaravuze ngo kubijyanye n'urukundo, impuhwe n'ibindi byiyumviro by'umutima ndi umukire. Aranavuga ngo niba bashobora gukora penicilline bifashishije ibyafuritse, bifashishije ibyaboze, ni ikimenyetso cy'uko nawe uko waba umeze kose bashobora kugukoramo ikintu runaka cy'ingirakamaro. Niba n'umwanda, ibyafuritse, ibyaboze bishobora kubyazwa ibintu by'umumaro, ni igihamya cy'uko nawe wabyazwa umusaruro ukaba ingirakamaro. Aranavuga ngo iyo nyoka apfuye birababaza rwose, ariko hamwe n'igihe ugenda ubimenyera. Igihe cyomora ibikomere byose. Amagambo yose Muhammad Ali yavuze muri iki gice cya nyuma reka nyasoreze kuri iri. Yaravuze ngo gutanga by'ukuri bibaho iyo utanze bivuye ku mutima. Uko niko gutanga by'ukuri. Iri jambo rero ryagucitse, reka duhurire kuri YouTube channel _TV, genda ukore subscribe tuyo tubana buri munsi mu ijambo ryahindura ubuzima. Ushobora no kunkurikirana kuri Instagram no kuri Twitter, aho se nitwa Dashimu 250.